oyekero imela ezemo Yes, ndagushimiye kandi nguhaye ikaze wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku munsi. Umunsi rero tugiye kuganira n'abantu ahangaha, n'abantu barenze umwe, n'abantu batari bakeya. Tugiye gutangira babibwira, ariko mbere na mbere cyo nkusaba no gukanda subscribe kugira ngo dukomeze tuziranye ndetse kandi udutere inkunga ikomeye cyane. Uyu munsi ndaza kubaha umwanya, turahera hano kwa pianiste. Pianiste we muramuzi se ararirwa abibwirara. Reka duhereyo. Mwiriwe neza, nitwa Emile, pianiste cyangwa se bassiste. Yego. Uyu munsi muri kubona ko ndi kumwe n'abantu bakomeye cyane. Yego. Hari byinshi biri inyuma twabateguriye tugiye kubagezaho. Yego. Mwiriwe neza, ndabashuje mu izina rya Yesu. Nitwa Peace Mutesi, turi hano nk'abaririmbyi, turashima Imana. Wakongereye akajwi ishenge noneho ukavuga cyane abantu badukurikiye bakakumva. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Yego. Nitwa Peace Mutesi. Yego. Turi hano nk'abaririmbyi, tubafitiye indirimbo nziza. Yego. Turifatanya namwe kugira ngo zizababere nziza, zihindure imitima ya benshi. Yes, katwakire na mugenzi wawe ukurikiyeho. Amen. Amen. Turabashuje mwebwe mudukurikiye aho muri hose. Yego. Nitwa Uwera Grace. Yego. Nkaba ndi umuririmbyi. Fata mikoro utayizunguza abantu bakumve. Nkaba ndi umuririmbyi. Yego. Rero tubafite ibintu byiza. Yego. Ndabashishikariza gukora subscribe, like, share na comment. Kabisa. Murakoze. Shalom. Shalom. Nitwa Kwizera David. Twishimiye kuba hano muri uyu mugoroba. Yego. Hanyuma ndumuramyi, nkaba n'umuririmbyi, nkaba n'umucuranzi. Yego. Rero mukomeze kuryoherwa na gahunda tugiye kubagezaho nonaha. Murakoze. Ukurikiyeho. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Nitwa Esperance. Yego. Ndi umuririmbyi. Yego. Nishimiye kubana namwe. Yego. Kandi twizere ko muri buze kuza kunyurwa n'ibyo tugiye kubagezaho. Yego. Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe. Amazina yanjye nitwa Mico Kelly, nanjye nkaba ndi umuririmbyi. Ni by'agaciro kubana namwe bantu mudukurikiye kandi n'umugisha ukomeye kubagira. Murakoze. Yes, reka noneho mikoro isubire hamwe twahereye. Ubundi tuzi gukomeza. Hanyuma mwese tuganiriye mumbwira ko muri abaririmbyi, noneho nshaka ko tunaririmbaho kugira ngo kuko nemere neza ko muri abaririmbyi. Sibyo se? Urumva ushaka kubwira umuntu ngo uri umuririmbyi akanakureba akabibona ariko ntabyemere kuko ntago waririmbye ngo abyumve. Sibyo? None mikoro nushaka kwifatire hano hagati gusa, mwese muraza amajwi yanyu arajyamo. Twese turajyamo. Mwese murajyamo. Mupfa kuririmba cyane gusa. Mwanya no wanyu rero. Imela o kaka oyekelua imela ezemo imela o kaka oyekero imela
imela ezemo yo imela oh kaka ekelu imela ezemo oh ushimwe muremyi mari hambaye ushimwe Yesu oh ushimwe muremyi mani hambaye oh ushimwe Yesu wow ko mufite amajwi meza mwararepese kabisa. Hanyuma ahangaha rero mwaje mu kihe gikorwa? turi hano kubwo igikorwa cyo gushutinga indirimbo y'umuvandimwe wacu yego Gentil ni indirimbo zijyanye n'iki? ni indirimbo zivuga harimo indirimbo isaba connection n'Imana. Okay, ni indirimbo ziri gospel n'ubundi. Yego, ni indirimbo za gospel zirimo ubutumwa bwiza. Yego. Kubera iki ari wowe bahisemo ngo presenting? Ubwo wenda ngiye ufite micro ariko nyine nabo baraza gusubiza. Yego. Okay. Nuko ari we mukuru muri twe. Nuko ari we mukuru. Okay, hanyuma ni mwebwe abantu yahisemo ko mwaza kumufasha, nta bandi bari buze se? Okay, twagira umugisha wo kuba turi hano, ariko wenda nibaza ko twenyine turi hano n'abandi wenda batari kubona hano, nitwe twagira umugisha wo kuba hangaha. Yego. Okay, hanyuma ibihangano bye umuntu yabisanga hehe? Wenda ikintu nashatse kubasobanuriraho cyangwa se kubabazaho, nagira ngo mudusobanurire ese nimba ari umuhanzi mwaje gufasha cyangwa se gusapotinga yitwa gutya, ibihangano byo wabisanga hanaha, twaje gushutinga indirimbo ze, niyo ya mbere agiye gukora se cyangwa se asanzwe akora ibintu nk'ibyo, kugira ngo abantu badukurikiye baze gusobanukirwa banamenye naho basanga ibihangano bye. Okay, Gentil Musana ni umuhanzi mwiza kandi n'umuhanzi ukomeye, ndamubatuye azi kuririmba kandi n'umuhanzi uhagurutse mu gihe nk'iki kugira ngo avuge ubutumwa bwiza. Yego. Nk'uko bisanzwe abahanzi bose bakunze kuba bafite platform dukunda kubasangaho, cyane cyane YouTube n'izindi platform zigiye zitandukanye. Shako nazi izina rya channel neza, ariko ibyo byose ni Musana Gentil. Yego. Araza kuza wenda niba muri buze kumukenera nawe araza kubivugaho, ariko nibaza ko nari kure yaho ngaho. Si indirimbo imwe ya mbere akoze, afite indirimbo nyinshi, kandi abantu baze kujyaho kugira ngo babashe no gukora subscribe, kumeze ku supportinga impano nk'ingi hagurutse kugira ngo ivuge ubutumwa bwiza.
imperereza mikoro iburyo bwawe uwo mukobwa wongeye kwirirwa neza yego harya batubwiye ngo witwa Esperance uri umukobwa uri umumama ndi umukobwa okay none se ni ikihe kintu wakumbuza abantu badukurikiye kijyanye n'indirimbo za Gentille okay ikintu nakumbuza abantu bose badukurikiye ongera ijwi ikintu nakumbuza abantu badukurikiye ku ndirimbo z'uyu muvandimwe wacu harimo amagambo meza yego umwanditsi mwiza arahimba akoresheje umutwe kandi nyine n'ijambo ry'Imana rikamuyobora kandi ibyiza byinshi tubikura he mu ijambo ry'Imana ni naho ubutumwa bwinshi buba buri usanzwe uririmba yego mu buzima busanzwe uri umuhanzi ndi umuririmbyi muri korali ariko nanandika indirimbo yego namye mbikora kera ndazifite yego ibyo ariko ntabwo navuga ngo ubu ngubu ndi muri kariyeri yo kuba ndi umuhanzi ubu ndaririmba waje nk'umuntu uje kumufasha iyi naje nk'umuntu uje kumufasha aho ngaho birumvikana kandi turasaba n'abantu badukurikiye kuzakurikirana indirimbo ze kandi bakanazisharinga tukamusapotinga kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare hose mikoro ndaza gusaba rero n'ubundi garuke hano turimo tunagana ku musozo sibyo ufite ubwoba oya cyane umwuka wera oya ntabwo bafite wowe se ni iki wavuga ku ndirimbo z'umuvandimwe waje gusapotinga ibyo navuga ni byinshi gusa icyo nasaba abantu badukurikiye ni ugukomeza bakazireba ndetse bakumva amagambo azirimo yego nta magambo yubaka arimo ijambo ry'Imana kandi umwuka wera akabayobora yego ukigera ahangaha ni ikihe kintu cya mbere wabonye wumva uracyishimiye bitewe n'enda nuko wahabonye se nk'ahantu ugiye gushutingira ni ibikoresho na senti n'uburyo mwatwakiriye yego okay mpera iyo mikoro pianiste nawe tuganireho gatoya mwongeye kwirirwa neza yes muraho urabyumva ute kuba wicaranye n'abantu nk'aba ngaba baje bakugana ukabakira se baje muri shooting y'indirimbo ni ibintu wifatamo gute ni iby'agaciro gakomeye kuba baje batugana hano muri Revelation baba basimbutse ahantu henshi bakaza aba ari agaciro gakomeye cyane n'umugisha ariko buri uturuka ku Mana yego iyo umaze gukorera umuntu indirimbo hano ni ikihe kintu cy'ingenzi cyane gikomeye mu mufasha ikintu cya mbere dufasha umuntu iyo tumaze kumukorera indirimbo hari kuyamamaza ku mbuga nkoranyambaga yaba ku buryo bwa YouTube yego uburyo bwa stati uburyo gukorana n'amaradiyo ndetse n'amateleviziyo amwe n'amwe atandukanye kugira ngo ya ndirimbo ye byibuze ibashe kurebwa n'abantu benshi wa muhanzi azamuka urugendo rw'abahanzi wowe urubona gute nk'umuntu uhora muri studio cyangwa se navuga ko ari naho wibera ubundi nyirizina kuko umunsi ku munsi uri hano muri studio urugendo rw'abahanzi ba gospel urubona gute ushingiye kubona kwa kundi ubona umuhanzi aje kuri codinga akazaza gushutinga indirimbo ikajya bwisohoka urugendo rw'abahanzi ni urugendo rukomeye cyane kuko umuhanzi burya aravunika cyane guhimba indirimbo kuyizana studio igatunganwa hakajyaho na video mbega ni urugendo rukomeye cyane nabyo nsaba abantu bakunda gukurikirana indirimbo z'Imana buriya ni indirimbo zigorana cyane kuzikora bisaba ubushobozi bwinshi umwanya
ndetse mbega bisaba ibintu byinshi cyane mujye mubafasha mubakurikirane no mu zindi nkunga zisanzwe yaba ku mafaranga n'ibitekerezo mu kazi batera byaba byiza kurushaho ko ni ibintu bikomeye cyane. Yego turimo twegera ku musozo gira ikintu watangariza abantu badukurikiye kijyanye wenda n'uyu muvandimwe waje gushutingira indirimbo ahangaha numvisha ngo yitwa Gentil. Ya Gentil ni umuririmbyi mwiza cyane ukizamuka. Icyo nasaba abantu badukurikiranye no kugira ngo tuzamushyigikire tugomeze tumufashe kugira ngo ivugabutumwa ryiwe atangije bizamugirire umumaro kandi rizagere ku bantu benshi isi yose izamumenye. Yego icyo kintu namwifuriza. Yes kandi tubwo nizere ko muzanafata indirimbo ye munsi yasohotse mukayipininga munsi iki kiganiro kugira ngo abantu badukurikiranye n'ubundi ya ndirimbo bazayibone bitagoranye. Ya cyane rwose tugomba kumufasha ku buryo ibintu bye bigenda neza cyane. Yes reka tugushimire kuri service mutanga hano muri Revelation Studio. Urumva ko n'abakiriya baba babishimye mwatwakiriye neza hari ibikoresho byiza ni byiza. Tugana ku musozo rero n'ubundi nkuko mwaturirimbiye reka n'ubundi dusoze muririmbaho akandi karirimbo kabura se nk'abantu baba baririmbye ntabwo kabura. Ambwira kankunda buri munsi ni mwiza kurusha uko mbivuga amenyera kuri ibyo nibwira ndamutegereza sinzarambi ambwira kankunda buri munsi ambwira kankunda buri munsi ni mwiza kurusha uko mbivuga amenyera kuri ibyo nibwira zamutegereza sinzarambirwa ambwira kankunda buri munsi ambwira kankunda buri munsi ni mwiza kurusha uko mbivuga amenyera kuri ibyo nibwira zamutegereza sinzarambirwa.